Ibonekerwa rya nyuma ku mugaragaro yabaga nyine yaranadutunguraga, ntabwo yaguteguzaga, yaravugaga akaduha ubutumwa twikiriza twishimye cyane, ariko agasoza avuga ati kuva uyu munsi ntabwo nzongera kukwiyereka ku mugaragaro, ariko uhumure ndi kumwe nawe, uzaguma ikibeho kugeza igihe nzashakira. Kuri uwo munsi igihe wasezeraho hari kuri 3 z'ukwa 12 1983, imyaka yari hafi 2 yuzuye, kandi mu mabonekerwa ku mugaragaro nagize menshi cyane, yanyeretse kenshi ku mugaragaro, no kuvuga mu bantu benshi baje hano hanze ku mugaragaro, nubwo imyaka yabaye mike kuri mu buryo ubundi we yarangije yaseze Alphonsine 49, ariko iyo myaka uko ari 2 kugiye ku mugaragaro yabaye inshuro nyinshi hanze cyane, cyane rwose. Ubwo rero ambwiye nagize nyine ububabare bwinshi, uko kuza kwe gutanga ibyishimo byinshi, mbese uba wumva ari ijuru, kumubona, kuganira, uba ufite imbaraga, nubwo nta kindi kintu wakifuza kibaho, nubwo wanyura mu mubabare bwinshi, uba wumva mbese ukomeye, ukagira ibyishimo, mbese uba wumva ari ijuru, nta kintu wongera kwifuza. Kumubona rero imbona nkubone rwose, mbese ni ibyishimo gusa, ni igitangaza. Noneho kuvuga ngo ntabwo nzongera kukwiyereka, mbese ni ububabare, ariko aravuga ati humuhumure, humura, ndi kumwe namwe, ntabwo nshobora kubasiga, ntabwo nshobora kubasiga. Iyo ni ijambo rero ryankomeje kandi rikadukomeza twese, kuko riri mu butumwa rusange, ni ukuvuga ni ubutumwa yampaye, ariko hari mu ibonekerwa ryo ku mugaragaro hari abantu benshi. Ubwo mbese ntabwo ububabare bubura, na n'ubu nostalgie iragira urukumbuzi, ariko nkibuka ko yavuze ati humura, ndi kumwe nawe, ndi kumwe namwe, munyizere, mujye munyiyambaza. Agenda rero uretse natwe yiyeretse, ariko abigaragariza n'abo bose baza gusenga, kandi iryo jambo yaribwiye buri wese, adusaba nyine kumwiyambaza, kumukunda, kumwizera, kandi ko ari kumwe natwe.